yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati, nazanywe no gukongeza umuriro ku isi, mbega ukuntu nifuza ko wagurumana. Hari batisimu ngomba guhabwa, mbega umutima wanjye uhagaze, mbega ukuntu umutima wanjye uhagaze kugeza igihe nzayihererwa. Aho ntimwibwira ko nazanywe no gutera amahoro ku isi? Oya, ndabibabwiye, ahubwo naje kubateranya. Koko kuva ubu urugo rw'abantu 5 ruzicamo ibice, 3 barwanye 2, 2 nabo barwanye 3. Bazashyamirana, umugabo n'umuhungu we, umuhungu na se, umugore n'umukobwa we, umukobwa na nyina, nyirabukwe n'umukazana we, umukazana na nyirabukwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko nabikomojeho mu nteruro y'iki gitambo cy'Ukarisitiya, turahamagarirwa gukunda Imana mu bihe byose kandi tukayikunda muri bose, ariko by'umwihariko turahamagarirwa kuba abakristu bakuze mu kwemera. Impamvu mvuga ko duhamagarirwa kuba abakristu bakuze mu kwemera